Ndabasuhuje bakunzi ba Rafa TV, amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe, umugisha ineza y'Imana byongere bigure muri mwe. Nanone kandi ni Marie Rose niyo mukesha, umugore utari umugore. Nshimiye Imana ikomeje kubarinda, uburyo munyereka ko mubana nanjye, uburyo mudahwema kumvugisha, kunyandikira, kumpamagara, byose n'ukuri ndabibashimiye. Kandi abantu turi kubana muri iyi minsi itoroshye, iminsi inanije abagenzi, iminsi igoye, intwarane nazo ubona ko zicitse intege, ndabashimiye ko muri kubana nanjye. Ineza y'Imana nibe muri mwebwe. Rero uyu munsi nkuko bisanzwe ntabwo nanone kandi ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuntu w'Imana. Hari ntago bamuzi ariko kandi muraza kumumenya, ndetse turamumenyaho byinshi mu by'uru rugendo, ese muri iyi nzira, ese mu myubakire, ese mu nshuti, muri hantu hose, mu kubwakavukire. Ibyo bintu byose turaza kubimenya uko bikurikirana. Rero reka tumwakire ntabatindiye, tunamwumve. Amahoro y'Imana nabe kuri wowe, kandi nawe muhorane. Mumeze mute mubyeyi? Njyewe meze neza cyane. Reka mvuge ngo uyu munsi nanone ni Rafa uri kubana nayo. Wasuhuza abakunzi ba Rafa ukabibwira, ndetse tugakomeza n'izindi gahunda. Murakoze, ndabasuhuje. Yesu nashimwe. Abana b'Imana bakurikirana Rafa TV, mwese ndabasuhuje. Nitwa Nyiramana Solange, ndi umugore utari umugore, mfite umugabo umwe, mfite abana babiri, nditegura n'abandi benshi cyane. Imana ikomeze iduhana umugisha. Amen. Aravuze ngo ni umugore. Rero soso Yesu aguha umugisha. Njyewe ntago ndawakiriye, ari ubwa mbere tubanye, dusanzwe tubana. Yego. Ariko uyu munsi ngiriwe umugisha wo kubana nawe. Nagiye nkumvaho amateka akomeye, ndetse abantu batazi, ku bwakavukire, ku bw'ubuzima, ku bw'iminsi nibi. Ese uyu munsi abakunzi ba Rafa naguha akanya ukabaganiriza soso ninde, ese urugendo rwe rw'ubuzima, kuko buriya hari abantu tujya tuganira nabo, ukaganiriza mugenzi wawe kumva ari kuvuga ngo naciye muri ibi, ngize muri ibi ngibi. Rero ntago wenda mvuze ngo uduhe detaye yose, ariko watubwira ngo soso n'uyu byagenze gutya. Uyu munsi ngeze aha, ndanashimira Imana ko ari Imana ikuraho ikageza nangaha, kugira ngo n'uwari wihebye uyu munsi yumve ko iyagiriye neza soso, nawe yamugirira neza, yamutabaye nawe yamutabara, kugira ngo twongere duha abantu ihumure ko muri iyi minsi abantu benshi bafite ikibazo cya depression. Murakoze cyane. Murakoze, kandi ndanabashimira ku muntu wese uri buntega amatwi akanyumva neza, kandi akabasha nawe guhinduka. Nta kure Imana itakura umuntu, nta kure Imana itageza umuntu. Rero ndagira ngo nkubwire ngo Imana yagutabara, Imana yakurengera, kubera ko iyo ubona ko bikomeye, hahandi ubona ko bikomeye bidashoboka, bita aho ngaho Uwiteka nihagira gute niho aba yamanutse aje kugutabara. Birashoboka ko umaze igihe kirekire mu bigeragezo, birashoboka ko umaze igihe kirekire ubona ko nta butabazi buhari, ariko narinje kukubwira ngo haracyariho ubutabazi. Amen. Ikindi kintu ndi kugira ngo mbabwireho, wowe wavutse wisanga nta babyeyi ugira, wavutse wisanga se ufite ababyeyi ariko batari beza, bijya bibaho umubyeyi akabera umwana we mubi, bibaho yego n'umwana akabera umubyeyi mubi, ariko kenshi ikintu cyose gipfa mu iterura. Icyo uko wagitangiye niko gikura. Burya umwana uko wamutangiye umuterura niko n'ubundi akura. Kimwe n'umugabo uko mwabanye ukamumenyereza niko birangira n'ubundi nawe agize gute amenyereye. Ubwo rero ndi kugira ngo nkubwire ngo komera, wowe wakuze wisanga uri imfubyi, ugasanga abakurera ntago ari beza. Nawe wakuze usanga abo mubana bakurera uri imfubyi, ugasanga abo mubana ni beza, nawe jya uhereza Imana icyubahiro. Njyewe rero nakuze ndi imfubyi, namenye ubwenge mbana ni mama n'undi mugabo utari papa. Shange nagiraga umutima, niba ari ubugome, niba ari iki, nisanze ntito umubyeyi papa. Rero njyewe ntago navuga byinshi, nahuye n'igikomere, iki gikomeye cya kindi n'izi saha pe, hari igihe mbyibuka bikambabaza, kandi mba numva naramubabariye burundu. Umubyeyi, hari uburyo ubana n'umubyeyi akajya guhana,
akaguhana bitandukanye n'uwakubyaye. Umubyeyi wakubyaye niyo yaba uko yaba ari kose, reka nkubwize ukuri, akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, nanone akabura ntikaboneke ni se w'umuntu. Njye nisanze nderwa n'abamama bitwaga abatwaramucyo. Nanjye abatarambyaye barandeze nyuma yaho mbikubwireho, uraza kubigeraho. Reka dukomeze. Birababaza ni ukuri ndetse cyane. Ababyeyi bose, yaba ari umugabo yaba ari umugore, nakabura ntikaboneke. Burya hari aho papa yagira yaba ari ibintu bikamera neza, hari naho mama bari, ariko cyane cyane umugore burya aragerageza akanamba ku mwana we. Mariro birababaza rero kubaho nta babyeyi, ndetse biranaryana cyane. Ubwo rero uwo mugabo njyewe twarabanye, akajya nanjye ankorera ibintu bibi. Umwana wawe yakosheje, hari uburyo umuhana ugashyiramo igiturego cy'umubyeyi, ariko hariho n'uhana akarenzaho amagambo mabi. Kandi reka mbabwire, burya amagambo, ururimi ni rubi. Ururimi ni rubi, ururimi rurakomeretsa, ni akanyama gato, ariko runo rurimi ni rubi. Uwo mugabo yajyaga nkubita akambwira amagambo akomeretsa, akanyurira, n'ubundi sinde so, n'ubundi sinzaba so, n'ubundi wanga kunyita so, akambwira n'ibindi byinshi cyane, akanyurira kuri mama akamubwiraho, bikambabaza. Wa mugabo we uracyahari pe, ntago nkwanga, ndetse ngenda nkubabarira. Ntago byose byari byaza, ariko ngenda nkubabarira, nkumva ko nyine byose bigomba gushira. Rimwe nyine numva ko namubariye, nkumva byaranarangiye, ariko iyo nongeye kubitekereza nk'uko umuntu akabimbazaho, njya kumva nkumva umutima wanjye urababaye. Nkahita nibaza, se buriya koko naramubabariye cyangwa ni ukubyibwira? So ubwo rero yarambabaje. Hari n'igihe yajyaga nkubita, yigeze no kunzamura, abona ukuntu iyi mikoro nyifashe, ariko ntago reba umuntu w'umugabo muremure kuba yakuzamura akakugeza hejuru cyane, yarangiza akarekura akitaza agasubira inyuma. Ngira ikibazo rero cy'umugongo n'agatuza. Umugongo hari igihe ujya ungaruka, mbaho mu buzima bwa nyine yego ndabyara, ariko kuba sinaheka ngo mese, sinaheka ngo noze ibyombo. Nyine ndakubwiza ukuri, naharara kuri toilette ntago najyayo mpetse umwana. Ubwo niba ari ugutwita, urabizi byose bikorwa n'umugongo. Umugongo utawufite nta kintu wakora, bisaba kwigengesera. Umugabo niwe unyoza, niwe ugira ute, mbese nibereyeho gutyo. Kandi kubera iki? Kubera umubyeyi utarambyaye, ubona nari kwita data, uwo nita ko yigeze kuba umugabo wa mama atarapfa. Ibyo birarangira, uwo nza kugeza igihe nyine mama arapfa, njya kurerwa n'abandi babyeyi. Ndabashimira, barakoze kundera, barakoze kunyitaho, nubwo byose bitagendaga neza 100%. Kenshi nkarara hanze kubera rimwe kurenganywa, ubundi amafuti y'umwana. Kandi burya reka nkubwira, amafuti y'umwana uko umwana yakora kose, ntago bivuze ngo umwana arare hanze, ntago bivuze ngo umwana umukubite nkaho ari n'inka bajya ngo n'inka nizikikubitwa. Hari uburyo umwana akubitwa ukamuganiriza. Ariko reka mbabwize ukuri, amagambo murenzaho mw'ababyeyi mwe niyo mabi. Mureke rero, ni ibikomere byinshi twagiye duhura nabyo kubera mwe, ni ibikomere byinshi twagiye duhura nabyo mwaduteye, ariko byinshi ndashima Imana ko byagiye bituma dukomera. Kuko aka kanya bituma mbasha kubaho, byananyigishije. Bajya batubera ishuri. Ni ukuri mw'ababyeyi mwe mujye mutubera ishuri. Narize mbasha kwiga uburyo nzabaho njye n'urubyaro rwanjye, mbasha kwiga ukuntu nzabaho n'abandi bantu bose nzagenda mpura nabo, mbasha kumenya ngo ese uyu namufata gute, uyu namufata gute. Ubu mbayeho ndi wa muntu umenya ngo nushaka ubura umusazi, nushaka ubura umugome umeze ute, nushaka ubura umuntu mwiza bingana gute, njyewe turabana. Kereka wanyihishemo, nabwo iyo nkuvumbuye nyuma turabana. Menya ukuntu nabana n'umuntu uwo ari we wese, bitewe n'ishuri, bitewe n'abarimu nagiye mpura nabo.
kanumva ni urugendo rutoroshye ntago nabivuga byose Mariro ndabyumva ni birebire. hari najye ubwo njye mbwira abantu ngo hari imbaraga z'ibyo nashoboye kuvuga ariko hari n'imbaraga z'ibyo ntashoboye kuvuga. Uyu munsi rero wangereranyiriza gute? Ndabyumva ubuzima bwari bubi burasharira uza gukura, ese waba warubatse nanumvishe ko ufite abana ariko sinzi ngo urugo byaba byaraje gute, ese ko wakuriye mu buribwe bungana gutyo waje gukunda gute, cyangwa se byaje guca mu zihe nzira kugira ngo uyu munsi ube wisanga nk'umudamu ufite umugabo n'abana wumva ibintu bimeze neza? Njya nkunda kubwira abantu ngo urukundo rw'ukuri ruracyariho ariko nanjye mbere ntarwo nagiraga. Yego. Bitewe n'uburyo narezwemo, bitewe n'uburyo nakuzemo, ngewe narababaye cyane, byinshi sinabivuze. Narababaye nicuza icyatumye mama apfa, mva ntanababwiye n'uburyo banyimye inkuracyobo. Inkuracyobo ni iki? Ni kuba washyinguye umubyeyi wawe, hari akantu baguha, yaba ari insina, yaba ari igiti, yaba ari iki, akantu gato baguha bashimira ko washinze wa musaraba kumva ya mama wawe cyangwa ya papa wawe. Yego ko nkibona yihora iki rero ni birebire, ntago byose ari ngombwa ngo umuntu aba yabi aka kanya yajyaho ngo abivuge. Tuzajya tugenda tuganira n'abashaka kuganira nanjye ni box iki, uzagenda ubabwira ko mpari, bazajye bagusura baze mbaganirize. Nimero ya ku kiganiro baraza kuyibona. Yewe Yesu, muganire byibuze bongere bakomora umutima. Uyu munsi waba uri umugore nyine ufite umugabo? Uyu munsi ndi umugore mfite umugabo, mfite n'abana 2 ariko byari bigoye. None nyine ikintu bomise nshaka kumenya impamvu ndiheraho nkanjye ndurumva nubatse ku myaka yanjye mito, nkuriramo n'ibikomere mu rugo bitananyoroheye habe na gato, ku buryo n'uyu munsi mvuga ngo mu bwenge no mu bitekerezo byanjye numva igitsina gabo cyarantengushye ku buryo ntanagitekereza. Wowe uyu munsi kugira ngo nshake rero umugabo ngewe ko byangendekeye, nari wa mukobwa nyine wigunga, wa mukobwa wumva ko byandangiranye, wa mukobwa wumva ko nta muntu n'umwe nakizera kubera ibyo nahuye nabyo. Igihe kiza kugera rero abahungu bakajya bantereta nkumva reka nkumva ntibinabaho, nkumva ninemera nawe arangira nka wa wundi, bitewe n'abandeze, bitewe nabo nitaga ababyeyi, nkumva buri muntu wese nyine ni mubi. Igihe kiza kugera kwa kundi umuntu yumva yatangiye gukunda undi, ngewe nagiye kumva numva nyine nago numvaga ko urukundo nyine ngiye rwanzamo, ariko nakunze nyuma naje gusobanuza barambwira ngo ni rwo rukundo. Nari nzanye n'umuntu antereta ariko ntabyiyumvisha nyine ko byashoboka, ambwira ko twabana, ntiyego, nkajya nikiriza, nkajya nanaganiriza mu rugo nkabwa nti si ibi bintu koko bibaho, ese ubu nakunda nanjye nkumva ko umuntu twabana. Noneho mu rugo arambwira ati se kubera ikintu mba numva bitashoboka nyine. Ubwo bonita mu rugo na ahantu narerewe nyine, mama yarapfuye n'uwo mugabo twaramusize twarigendeye, asigaye yarashatse undi anibana we n'abandi bana. Nuko ubwo rero mu rugo arambwira ati urwo ni rwo rukundo. Ni kuba nakemerera umuntu se byo nyine nkagenda mu rugo rwe tukabana, hari igihe kizagera wowe ubwawe wumve mu mutima wawe uri guhatirizwa gukunda umuntu, wumve ibintu bikujemo, wumve nta n'amarangamutima kandi ndumva nta nayo mfite. Ubwo igihe kiza kugira rero nsanga wa muhungu nita ngo twarateretanaga, nsanga ari kuganiriza ubuzima bwiwe undi mukobwa. Ndavuga nti mama, ngewe ubuzima bw'umuntu nzi yanganirije gutabuganirije undi mukobwa. Nabanje namuhamagara ngo waje nkakubwira, ese uriya muntu muri kumwe n'umukobwa cyane umumama? Ngo ni umukobwa. Ni umukobwa. None se ko numva uri kumubwira ubuzima bwawe? Njye navugiragaho kuko numvaga nyine nta bindimo, nta n'urukundo rundimo, kuko ubwiza ukuri numvaga ko nta kintu bintwaye. Ngo nyine ngo nuko ngo twaganiriyeho, ngo hari ibyo yambajije, ngo ndangije ngo ndi kumusubiza. Ubuzima bwawe wumva wanarakaye? Nahise nikubita ako kanya.
ndataha ibyo kumusura sinamusura ndigendera kandi nabasanze hanze sinabasanze no mu nzu bari bicare ku ntebe hanze ariko ari kwikosa yamubwiraga ubuzima bwe ndangije ngira mu rugo narakaye nararakaraga hahandi ariko nafataga imyanzuro ngeze mu rugo mukecuru ambaza se bite ni sawa nese ko mbona warakaye hoya wa mugabo arahamagaye no wa musore arahamagara ahamabwira mukecuru ngo nyiramana araje asanga ndi kumwe n'umuntu ndi kuganira nawe none araraka yarivumbuye mukecuru araza akiri kuri telefone ntiyabinyereka arambaza ndamwanireke yongegera umuntu w'umugabo ni gute ngewe mba mvuga ngo nganira n'umuntu yarangiza nkasanga ari kuganira n'undi mukobwa amubwira ubuzima bwe ese ngewe niba yambwiye ko ankunda none se tuvuge ko akunda n'undi numvaga ko bitabaho kuba umuntu yagukunda agakunda n'undi by'iki gihe nsigaye mbona umugabo asigaye abana n'umugore yarangiza ejo akabakundanye n'undi muntu ku ruhande bose kandi akabatunga bigashoboka cyane nuko rero mukecuru arambwira ati sureba rwa rukundo nakubwiraga wafushye ndavuga nti niba ari ibyo bimvemo ariko nararakaye mpita noneho nzinukwa kugira rero nkundane n'uwo turi kumwe byabaye ikibazo wowe waramwanzura uhita noneho bivamo burundu nyine ako kanya nafashe umwanzuro nabiryamanye iminsi 2 umunsi wa 3 ngikuramo ndavuga ngo niba ari rwo rukundo niba ari ukunguka urumera ku buryo nafuha nkuko mukecuru abimbwiye ngiye nkababara umutima wanjye nkumvugiye gushwanyuka niba ari rwo rukundo rurorera n'ubundi sinzi byangiyemo ubundi ko bitambagamo byaje gute numva ndarakaye sasa ku yindi nshuro kugira nange igitsina gabo Mariro nanze umugabo wanjye reka mukunde nicyo gihe reka mbivuge gutyo ngewe nanze umugabo nagize gutya njya mvuye muri Kigali njya mu rugo kubasura ngezeho nkora accident muri quartier ntaragera mu rugo nkora accident ngira inkovu hano ku ivi ikomeye inyubutse ibyo bihe ndangije muri iyo minsi nkirwaye mubyara wanjye bucura bwaho ngaho mu kwa mukecuru arambwira ngo tugende tujye ahantu gusura sheriwe reka tugereyo tukigera yarambwira tuzi n'ikindi ndabona bwije haciye akanya nyine ndabona bwije genda ujye kurara kwa runaka ni famille ariko ni imiryango ya kurukuntu urareyo hariyo umusore hariyo umukobwa mushiki we hariyo n'akana gatoya uryame nawe ndaraza sheri famille narinzi yari ituye aho narinzi neza yanga ko ariyo njya kuraramo umuhungu bajya avuga ngo gufatwa ku ngufu ntibibaho njyewe nafashwe ku ngufu pe nkabivugisha amata banjye abiri gusa wa muhungu ahantu uri dore ahari banza ari nawo muvumo mukurikirana